Njye muri kumwe hano kuri Easy Life Talk ni Bigirimana Emmanuel cyangwa se mukunze kumva mvuga ngo ni MBOT ariko mu by'ukuri nicyo biba bisobanuye ni Bigirimana Emmanuel. Iyo OT biba bisobanuye Occupational Therapist, niyo profession yanjye. Reka dukomeze rero n'ibi biganiro byacu biri kugenda bigaruka kuri ya topic twatangiye mu minsi yashize ya parentification cyangwa se gufata inshingano zo kwita ku bagize umuryango umwana akiri mutoya. Ashobora kuba ari ukwita ku babyeyi be, bishyurira inzu babamo, babamenyera buri kimwe cyose, cyangwa se no kwita ku bavandimwe be. Dukomeje rero n'ingaruka zishingiye kuri uku gufata inshingano, ariko zikaba ari ingaruka akenshi ziganisha kuba umwana atitwara neza ku ishuri, cyangwa se ingaruka zo gufata inshingano umwana akiri mutoya ku myigire ndetse n'imyitwarire ye ku ishuri. Ubundi bushakashatsi rero hano bwagaragaje yuko nanone iyo rya sano riri hagati y'umubyeyi n'umwana ritaringaniye, ari byo abashakashatsi bise imbalance in parent child relationship, noneho hano bari kureba ese ni izihe ngaruka zo kuba umwana atahagaze mu mwanya we nk'umwana n'umubyeyi ngo ahagarare mu mwanya we nk'umubyeyi, byagize izihe ngaruka ku manota. Abashakashatsi rero bagaragaje yuko isano riri hagati y'ibi bintu uko ari bibiri, kuko uba umwana ari kwita ku bagize umuryango cyangwa se yarafashe inshingano za kibyeyi, bituma agira amanota makeya bitewe n'uko umwanya munini aba yarawumaze ari kwita ku babyeyi cyangwa se n'abandi bagize umuryango. Abashakashatsi rero hano bagiye basobanura yuko iyi nyigo yabo bagiye bayisobanura bavuga bati umwana ufite abantu bo mu muryango cyane cyane ababyeyi bafite ikibazo cy'uburwayi, aba bana bafata umwanya munini wo kwita kuri abo babyeyi, bakabura undi mwanya wo gukora ibindi bikorwa bitandukanye abana bakora batashye, cyane cyane harimo n'igikorwa cyo gukora imikoro baba batahanye bavanye ku ishuri, izo ni za homework. Rero bagaragaje yuko bino byagize ingaruka mbi ku bijyanye n'imyigire yabo cyangwa se no kubona amanota kwabo ku ishuri. Ikindi ni uko mu rugo nanone kubera ko ababyeyi babo bari barwaye, ababyeyi batabonaga umwanya wo gufasha abana babo ku bijyanye n'umukoro. Rero abashakashatsi bakomeje bagaragaza yuko kugira amanota mabi kw'abana gushingiye ku kuba batabona umwanya uhagije wo gusubiramo cyangwa se no gukora homework mu rugo igihe bayabahaye ku ishuri. Ibi rero bituma bagira amanota mabi muri segonderi, ndetse aba bashakashatsi bagaragaje yuko binagira ingaruka ku banyeshuri iyo bakomeje no muri kaminuza, bitewe n'uko segonderi baba batarayize neza uko bikwiye. Izi rero ni za ngaruka tugikomeje kuvuga zikomoka ku kuba umwana yaratangiye gufata inshingano akiri mutoya, bityo uko gufata inshingano kwe kugatuma atabasha kwitwara neza ku ishuri. Uku kutitwara neza ku ishuri ntibivuze kuba umwana wenda adakurikira neza mu ishuri, ahubwo bivuze ku kuba umutima we cyangwa se mu gihe bari ku ishuri aba adahari bitewe n'uko gufata inshingano. Ashobora kuhagera yatinze, ashobora kuhaba ariko ari kwitekerereza ibyo mu rugo, yewe bigatuma agira amanota makeya, ariko mu by'ukuri atari uko yarangaye cyangwa se yagize ibindi bibazo, ahubwo ari uko ahubwo ari za ngaruka zo kuba ari gufata inshingano akiri mutoya. Turabashimiye rero mwe mwabanye natwe hano kuri Easy Life Talk. Ni ukuvuga ngo ibiganiro byacu nakagaruka, turabashishikariza kuba mwakora subscribe abatarazikora kugira ngo mujye mugumya kubana natwe mu biganiro byacu. Ciao ciao.